epikurikiyeho y'isereri none ndi kumva imbanyisereri neza nanjye mu mutwe Shema, niba ari Shema niba ari Irene simbizi, mbabarira umfashe bifashe nkuko ufashe umunyarwanda, kuko njye nuramuka utayisohoye vuba ndiyahura iba ihangane ukoresha iminota mikeya utabara umwana atakugwa mu ntoki, kuko ubu filime yabaye man, uzi ukuntu ndi kumva imeze se, filime imaze kuryoha ihangane tubabarire usore ino filime, kuko utayisohoye menya Yesu we, mbega filime we, umuntu ndi gukunda umuntu bita tonalite twavura umuntu depression man utanayi Yesu we, neza ni filime urumva ushobora kwireba urwaye malaria ugahita ukira, ziko nari ndwaye man, uziko ubu man ndi kumva neza ino filime niramuka idasoza ngiye gahunda tayari menye ndi bite niyahura. Yesu we bro, guys, aba content creators by'umwihariko bari kuzamuka mbazaniye inkuru nziza, wakibaza ngo ni iyihe nkuru? Noneho Renza bazaniye inkuru mbazaniye, ni inkuru yo gufashanya kugira ngo tubashe kugera kure. Niba ufite projet wifuza kumenyekanisha, wanyandikira muri comment ukabinsaba, cyangwa se ukanampamagara nta kibazo nakwitaba, ukambwira ati Renzo ndi gushaka ko dukora ya gahunda tugafashanya. Gahunda rero imeze ute? Ndi kugira ngo ujye uzankunyurize kuri content nakoze, nyuzeho projet yawe ndetse nawe upromoting icyo kiganiro, ari nako wiyamamariza ndetse unapromoting video zanjye, dufashanye twese tubashe gutera imbere. Imana ikomeze ibandindire kandi ibane namwe, ndabakunda cyane.